Ndagusuhuje mukunzi wacu ari nakora naguha ikaze. Iyi ni KL Radio ishakira rukumbi ry'amakuru yizewe mu Rwanda ndetse no hanze y'u Rwanda. Benshi mu banyarwanda bahora bahanze amaso y'amatangazo ahora asohoka buri kanya avuga ku cyorezo cy'ubushita bw'inkende. Kuri ubu hari amakuru mashya amaze gusohorwa n'ikigo gishinzwe ubuzima RBC mu Rwanda. Ese ayo makuru mashya yaba amaze gutangazwa yaba ari ayahe? Ese abagaragayeho ubushita bw'inkende bo baba bamerewe gute mu gihugu cy'u Rwanda? Ibi ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye nibyo bikubiye mu makuru twawuteguriye uyu munsi. Icyakora icyo tugusaba ni uko wadutera inkunga uyu munsi maze ukareba munsi y'aya makuru yacu urabona ijambo subscribe cyangwa sabone, utukandaho n'akazugira kaza nako ntugasige nako tugakandaho. Icyo gihe uzaba ushimangiye yuko ugiye kujya uba uwa mbere mu kubona amakuru meza ya KN Radio tugenda tubagezaho umunsi ku wundi. Reka twitse gatoya ubundi tuze tukuvira imuzi n'umuzingo iby'aya makuru amaze gutangazwa na RBC mu Rwanda. Reka nongere mbaye ikaze bakunzi ba KN Radio aho tubagezaho amakuru aba arimo aragenda avugirwa mu gihugu cy'u Rwanda ndetse no hanze y'u Rwanda. Muri iyi minsi abanyarwanda batandukanye bakomeje kugaragara ko bahangayikishijwe bikomeye n'icyorezo karabutaka gikomeje guhahamura abanyarwanda. Iyi ni Monkeypox. Kuri ubu ikigo cy'igihugu gishinzwe ubuzima RBC mu Rwanda kivuga ko abarwayi bose bari banduye ubushita bw'inkende Monkeypox ubu bamaze gukira, ariko abantu bagasabwa gukomeza ingamba z'isuku kugira ngo bagomeze bakirwanye. Umuyobozi ushinzwe isakazabutumwa muri RBC Niyingabira Julienne yatangarije itangazamakuru ko abari bagaragaweho iyi ndwara y'ubushita bw'inkende bose uko ari 4 bavuwe barakira, ubu ngubu ari Mutaraga. Uyu muyobozi ushinzwe isakazabutumwa muri RBC Niyingabira Julienne ubwo yari arimo araganira n'itangazamakuru mu magambo ye yagize ati: ubu nta murwayi wanduye ubushita bw'inkende dufite, bose baravuwe barakira, ariko no gukomeza ingamba zo kwirinda kuko mu bihugu by'abaturanyi hakiri abanduye iyi ndwara kandi ikomeje kubahitana umusubirizo. Abantu ba mbere bagaragayeho mu Rwanda banduye ubushita bw'inkende ni umugabo n'umugore bari bavuye muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Iyi ndwara yandura cyane binyuze mu gukora ku muntu uyirwaye cyangwa amatembabuzi y'uyirwaye. Ishobora kwandura kandi mu buryo bw'imibonano mpuzabitsina, gusomana cyangwa gusuhuzanya n'ufite ubwo burwayi. Ibimenyetso byayo ni ukugira ibiheri ku mubiri biryaryata bikunze gufata imyanya ndangagitsina, mu maso, ku biganza no ku maguru. Ibindi bimenyetso ni ukugira umuriro, kubabara umutwe, kuribwa mu ngingo no kugira amasazi buri kanya. Niyingabira avuga ko hari ibyo abanyarwanda basabwa kwitwararika bagafata ingamba kuko kino cyorezo utakirinze cyasakara mu gihugu cyose. Ubwo yakomezaga aganira n'itangazamakuru yagize ati: kwirinda kugirana imibonano mpuzabitsina n'umuntu wese ugaragaza ibyo bimenyetso. Tubashishikariza kandi umuco wo gukomeza gukaraba intoki bakoresheje amazi meza n'isabune. RBC ivuga ko umuntu wese ashobora kwandura Monkeypox binyuze mu gukora ku muntu uyirwaye cyangwa amatembabuzi y'uyirwaye. Minisiteri y'Ubuzima ivuga ko abantu bafite
bafite ibyago byinshi byo kwandura monkeypox ari abakora umwuga wo kwicuruza, abaryamana bahuje ibitsina, abakora kwa muganga ndetse n'abakora ingendo mu duce twagaragayemo iyi ndwara ikomeje guhangayikisha isi yose muri rusange. Ku rundi ruhande, Minisiteri y'Ubuzima yatangaje ko mu gihe umuntu agaragaje ibimenyetso bya monkeypox akwiye kwihutira kujya kwa muganga gutanga amakuru ku nzego zibishinzwe, by'umwihariko umuntu akagaragaza abo akeka yahuye nabo akaba yarabanduje kugira ngo nabo bitabweho kurushaho. Ubushita bw'inkende bumaze kugera mu bice byo muri Afurika yo hagati no muri Afurika y'Iburasirazuba, ndetse abahanga muri siyansi bahangayikishijwe n'ukuntu ubwoko bushya bwabwo bukwirakwira mu buryo bwihuse n'ukuntu bwica ku kigero cyo hejuru. Ubushita bw'inkende bumaze kugaragara mu bindi bihugu byo muri Afurika birimo Uburundi, Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ndetse na Centrafrica. Mu Rwanda, ahantu hahurira n'abantu benshi cyane, hashyizwe ingamba ko umuntu agiye kwinjira ko agomba gukaraba intoki n'isabune nziza kugira ngo bakomeze bahashye icyo cyorezo gikomeje guhahamura abaturarwanda muri rusange, dore ko bahora bafite impungenge ko nacyo cyamera na COVID-19 yahangayikishije isi yose muri rusange ubundi igakangahara. Ni naha natwe dusoreje amakuru yacu y'uyu munsi. Niba ari ubwa mbere dusuye, ndakwinginze mukunzi wacu, jya munsi y'iyi nkuru urabona ijambo subscribe cyangwa se abone, utukandaho n'akazugira kaza nako ntugasige nako tugakandaho. Icyo gihe uzaba ushimangiye yuko ugiye kujya uza mu ba mbere mu kubona amakuru meza ya KN Radio tugenda tubagezaho umunsi ku wundi. Si ibyo gusa kandi ugomba no kujya ahatangirwa ibitekerezo ukaduha igitekerezo cyawe, haba ari igishima ibyo dukora ndetse n'ikitugira inama y'ibyo twazahinduramo mu makuru yacu tugenda tubagezaho hano kuri KN Radio. Mu gihe umaze kumva iyi nkuru wumva igushimishije, yifate uyisangiza abandi kugira ngo nabo bajye humva aho ibyiza biri ko nta handi ari hano kuri KN Radio. Mukomeze mugire ibihe byiza kandi Imana yo mu ijuru ijye ikomeza ibane namwe umunsi ku wundi.